Haleluya. Turashimira Imana kubw'uyu munsi w'103 muri uyu mwaka. Imana itweretse umucyo wayo. Iyo umuntu yakiriye Kristo aba yakiriye umucyo. Mu ihame ry'umucyo ntabwo bijya bibaho ko umucyo uhagera ngo umwijima ukomeze ugaragare. Ntibishoboka. Ariko nanone umwuzuro w'umucyo ushingira ku byiyumviro bya nyiri ikibanza n'uko ashaka ko kimurikirwa bingana ku kigero runaka. Ni ukuvuga ngo nimba inzu ari iyawe, ni wowe wisitara amatara ushingiye ku byo utekereza by'icyo ukeneye kubona. Nyumva neza, muri Kristo Yesu duhabwa umucyo, ariko the more you get to know Jesus you have, the more the grace and the right you receive increases. Niyo mpamvu biravuga Yohana 17:3, twakiriye the life eternal, ubuzima bw'ubudapfa. Ariko nanone imigisha izira mu bumana, imigisha yose twarayihawe muri Kristo, ariko kuki bamwe batayigeraho? There is a way, there is a pursuit to access and maximize the divine profits. Rekosi paradekosi amandegedebosh. Hear me, and I tell you. Have you read your Bible? Yohana 10:11 n'uwa 12. Bibiliya iravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. You see, there is just life and there is abundant. God. Why? There is always more. So where you are today, there is always more than that. The peace you have, there is always more than that. Niyo mpamvu muri Kristo ntabwo akunda stagnation, ntabwo akunda guhama hamwe. Iteka Kristo agukeneyemo growth, agushakamo gukura. And when I read my Bible, biravuga ngo nuko uwo mwana Kristo arakura, ngo akura agwiza imbaraga, agwiza ubwenge, ngo akura mu bwenge no mu gihagararo. Wow! In Christ there is always more. But let me show you something. Kristo iyo yisobanura, so mu murongo wa 12 aravuga ngo ndi umwungeri mwiza. Avuga iki? Umwungeri mwiza apfira intama ze. Nijye mwungeri mwiza. Ntabwo arangirije aho, ahubwo nyuma yo kuvuga ko ari umwungeri mwiza, it's not just about being a good shepherd. There is a definition that accompanies that word. You don't just sit there and you say that I am good shepherd. No, there is a definition. So whenever you hear someone claiming that he is a good shepherd, you go and verify it by what he is doing, because it's not just about being a good shepherd. There is a way we verify the nature of that by observing, are you dying for your sheep? Come on somebody. Ntabwo umuntu yeze ngo ndi umushumba mwiza. No, hari icyo bisobanuye. Umushumba mwiza asobanuye wa wundi wemera gupfira intama ze. And the Bible says ngo yasize 99 aza gushaka imwe. When I read that, something starts to shake in my mind, and I stand there and I say, nduwagaciro bingana iki kuri Kristo. My dear friend, you do matter.
Kristo uba uw'agaciro. I always say this about the nature of God. Our God is not limited. Tujya dutanga izi ngero. Ni ukuvuga ngo, look at this. Iyo abantu bakoze ikizamini cya leta, igihugu cyose nk'abantu 100 bakaba batsinze, ariko kaminuza igihugu gifite kigasanga ubushobozi gifite bwa kwakira 80. Do you know what happens? Regardless of your good performance, we only need 80 people. This is not just because they don't want you to be in university, but they are limited. Someone can hear me about this. But our God is not limited. So you don't have to suffer just because God is taking care of someone at the same time. No, because God is not limited, so you can have whatever you want at the same time. Nta muntu wanyumva. Imana yacu irakomeye ndetse irihagije. Ntabwo iza ikubwira ngo kuko mfite abantu 10 uyu munsi wowe urabutegereje nzagusubiza ubutaha. No, ntabwo ari uko imeze. Iteka ifite ubushobozi n'ibisubizo bihagije byo gukora ku bwoko bw'ikibazo cyose uzanye. Niyo mpamvu ikubwira ngo kuko nari limited, kuri njyewe gusiga 99 ntaza gushaka imwe. Ntabwo ari equation nini. Imwe ifite agaciro nkuko 99 zifite agaciro. Once I learned something about ingabo z'Abanyamerika. Nza kumenya terime bagiraga ivuga ngo leave no man behind. Iyo bajyaga mu ntambara, nimba ari inkomere, bageragezaga ko bakipinga that principle, leave no man behind. Nimba mugenzi wawe akomeretse cyangwa banamureshe, gerageza umukureyo tujyane nawe. Then ndimo ndibaza, if a man can be wise, kind, loving at that level, what about my God? Niba umuntu yatekereza akavuga ngo ntabwo bikwiye ko nsiga mugenzi wanjye nyuma, at any cost I make sure that I go with him. What about my God? Icyo birayanjye mbwira ngo intore zitakira ku manywa nijoro, ntabwo azigera zirengagiza, ngo ndetse n'ikimenyime n'ibyenda kuba arazibimenyesha. Iyi ni Imana yihishuriye muri Kristo Yesu kugira ngo itange umwuzuro wayo. There is a song I like. It says, all of the other gods, they are the works of men. You are the most high God. You see, all of the other gods, they are the works of man. But him, he's the most high God. Izindi mana ni ibikorwa by'amaboko y'abantu, ariko niyo mana ikomeye, nihambaye, yitwiyera. Munsi w'ejo Bibiliya yambwiye Bagalatiya 6:3 ngo umuntu ubwe niyibwira ko ntacyo ari cyo azaba yibeshye, kuko you have a true definition in Jesus Christ. Ni gute se iwe ufata icyemezo cyo kuza kugupfira? So if you want to understand who you are, it is better to seek all the information that is related to the nature of Jesus Christ. Numara kumenya Kristo
uzasobanukirwa uvuge ngo ese uyu muntu ukomeye gutya w'umunyacyubahiro ataye ubwami aje kugera ubwo yishyura igiciro cy'urupfu ku bwanjye. There is something big on your head. Hari ikintu kidasanzwe ku mutwe wawe. Come on, wake up. You don't worthy what you see. There is a lot in you. Bayibiri iravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu bitume dushakisha imitima yacu ubwenge. Kubera iki? When you miss the principle of times and seasons, you never get an opportunity to harvest. Kubera ko hari igihe cyo kubiba, hari n'icyo gusarura. Iyo rero umisinze igihe kimwe muri ibyo ikindi kirapfa, umuntu uzishima mu gihe cy'amasarura n'uwabaye maso mu gihe cyo kubiba akagira icyo anaga mu butaka. Uyu munsi wumva ibi, try to sit down and correct some things, and if you are right there, it is okay, just keep it. Ongera ushaka igisobanuro cy'ubuzima bwawe muri Kristo Yesu. Ibyo ukora, ibikunaniza, ibiguca intege, ntabwo ikibazo ari icyo. Waba wamenye umushumba ukuragiye, ugomba kuba intama nziza. Numenya ko umwungeri mwiza ari we uri in charge y'ubuzima bwawe, uzatangira kugira umusaruro udasanzwe. Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi. Imana niyubaka ibidasanzwe mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.